Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ko abantu twese twabaye bamwe. Niba uri umukristu, uri umukristu. Niba uri umunyabyaha, uri umunyabyaha, ariko abantu twese turi bamwe. Kristu Yesu akuzwe. Uyu munsi wa none hari ikintu nabonye rero, hari ibintu njya mbona nkumva bintushije ku mutima. Hari ikigo nigeze kujyamo cy'amashuri cya bodingi, mbona bihabanye cyane nuko jyewe nize muri bodingi. Uyu munsi wa none bodingi z'iyi minsi zabaye ubucuruzi. Kristu Yesu akuzwe. Urugero, hari ikigo nigeze kugeramo cy'abihaye Imana, nsanga niba hari biswi igura nka 50 ku munsi wo gusura abana ku ishuri, byabaye amafaranga 100. Niba burushete ari amafaranga 500 ku munsi wa visite, byabaye 1000. Niba ari isambusa y'100, byabaye 200. Kristu Yesu akuzwe. Turi mu gaciro k'ifaranga. Imana iyo bigeze ku mafaranga, hari umuntu